utugari 59, ikaba ifite imidugudu 524, ikagira ibigo 50 bya segonderi, ikagira amativenti 8. Mwiza barose bakomeze kuryoherwa kandi n'abatarose Imana iraza kubagira neza. Shimiye rero abankurikiye muri kano kanya nakatuye kuganiraho ibintu byiza. Shimira abankurikira abo mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu, abo nabo ndabashuhuje cyane. Imana ibampere umugisha. Uyu munsi rero turi kuganira indi ngingo nziza kandi idufitiye akamaro twese. Hari umuntu yanyandikiye nimugoroba muri komenti, muraza kurebamo ayanyandikiye ngo ese ko turatubwira ku karere ka Gisagara. Niyo mpamvu umunsi nifuje ko tuganira ku karere ka Gisagara muri make. Akarere ka Gisagara tuzi ko gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, ni kamwe mu turere mu karere ka Gisagara kari mu turere 30 kagize igihugu cy'u Rwanda. Ni akarere gafite imirenge 13. Ahantu benshi ubaza ukumva ntabwo ubasha kwimenya ngo bayavugire icyarimwe. Harimo Gikonko, harimo Gishubi, harimo Kasi, harimo Kibirizi, harimo Kigembe, harimo Mamba, harimo Muganza, harimo Mugombwa, harimo Mukindo, Musha, Ndora, Nyanza ndetse na Save. Ubu ni imirenge 13. Imirenge 13 rero igizwe byumve neza, Akarere kagizwe n'imirenge 13, utugari 59 ndetse n'imidugudu 524. Rero muri Gisagara dusangamo ibintu byinshi kandi byiza. Urugero twavuze ko ni imirenge 13, ni utugari 59, ni imidugudu 524. Gisagara ifite amashuri, ubundi ibigo bya primaire muri Gisagara ni ibigo 95 bya primaire. Ibintu byinshi bigiye biziho, amavuriro, ifite ivuriro ry'akarere ariryo rya Kibirizi, ifite amasantere de sante 16, ifite ibintu byinshi bigenda bigaragara muri Gisagara kandi byiza. Ikindi twabona muri Gisagara, iyo turebye ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu byinshi tubona. Harimo umuhanda wa kaburimbo uhuza Huye na Gisagara. Tuzi ko muri Gisagara harimo inkambi ya Mugombwa. Tuzi ko harimo uruganda rwa Gikonko. Tuzi ko rwa Gikonko rusya umuceri. Turasanga rero ko Gisagara rero hari byinshi kungahayeho. Hari kungahaye ku muceri, ku bitoki, ku bishyimbo, kuri soya, ibintu bigiye bitandukanye cyane, ikawa, imboga n'imbuto. Gisagara irimo ibintu byinshi cyane. Ikindi twareba kuri Gisagara, iyo turebye ku gihe ubundi ikindi batubwira, Gisagara ifite ubuso hafi 680 km², ikagira abaturage barenga 400,000. Kandi bigenda byongera cyane ku munsi ugenda uza. Twabivuze ko ifite amavuriro, ifite amashuri, ibyo twabisobanuye rwose. Gisagara ni akarere keza dushobora gushoramo imari kandi bikagenda neza. Ikindi ushobora kwibaza ngo abantu benshi baza kuhasura, abakerarugendo,
ukibaza ngo ese ubundi ni ibiki bishobora gukurura, bishobora kuzana muri Gisagara. Twavuze ko n'ubundi harimo umusozi wa Makwaza uherereye muri ya mirenge 13 muri Mukindo, tubonamo ibitaro by'akarere ka Kibiri biri mu murenge wa Kibirizi, ibyanya by'inganda bya Gisagara kiri Kibirizi, uruganda rutunganya umuceri rwa Gikonko, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi cyane bishobora kugukurura bikakuzana muri Gisagara. Urumva ko rero Gisagara ni akarere keza. Ubutaha tuzareba amwe mu mahirwe urubyiruko rwakoresha kugira ngo rwiteze imbere. Ubwo rero niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore share, ushyiremo comment, cyangwa se nawe utubwire ikindi kintu ushobora kuzagukoreraho mu kiganiro gitaha. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.